Wigeze kumbwira uti perezida wacu uriya dukunda twubaha twari duturanye twarakinanaga kera. Twarakinanaga twiruka nyine kwa Kankazi wabo. Uramuzi neza? Kwa se wabo. Ndetse base wabo banabakubwira cyangwa base. Aha ni nawe wantaruye ndi bariya mu kiliziya hariya hakurya. Mu urwo rugendo ukuntu mwahuye ukuntu mwabonanye. Ukuntu twabonanye ukeneye ikintu usaba Imana. Kandi kaguha vuba. Kandi kaguha. Ubu rero ibyawe byose ubisaba Imana. Usaba Imana. Niyo ubwiye uti ndinda kujya mu muhanda gusabiriza no gukoza Yesu isoni. wahoze umbwira ngo abagire inkani mugire Imana abatazegera bagire ibyago abeza muganire atabazaza muganire abavandimwe muganire uzi ukuntu waba wicaye ku miryango y'amarugo. nawe icyo gihe wabaga urimo ugatambutsa kukabyina. Reka twabaga turabona tubicaye iruhande rwa papa batera ariko tubumva. ubwo byabaga ari ahagana he? Rero tukirabona mu cyaro nyine bagitereka amarwa hagati mu kirambu bavuga ibiheri. Ibintu bikiriho ibintu bigihari abantu barya bisanzuye byo kunywa. Shitani itaramuka. Ariko se ubona shitani yaramanutse? Yaramanutse. Mukecuru guteze ni ikihe kinyuranyo kiri imbere itaramanuka n'uyu munsi? Uzari ukigira ibanga rya mugenzi we ntibishoboka. Nta banga bakigira. Reka ndagenda kuvuga ko utari n'ukuri n'ibyo naguhaye n'ibyo twavugana, ariko kera uwavuganaga n'ubu ntabwo yabivugaga. Umuntu yagiraga ibanga. Agaceceka yaba yaramufunguriye agaceceka, yaba basangiye agaceceka, ariko ubu niba dusangiye ngo atamira cyane ngo amira gutya. Ubu se ubona ari iyihe mpamvu abantu batakigira ibanga mukecuru? Niyo shitani yamanutse nyine barimo bakigisha. Shitani yaramanutse ibatesha Imana. Hari abantu badukurikiye mu bwana bwawe cyangwa se uvuka wasanze iwanyu batuye hehe ababyeyi bawe? Aho bari batuye n'ubu niho bakiri. Ni hehe? Mu ntara Muhanga ni nini cyane ahagana ahantu hitwa Imbari bakiriye papa niko nakubwiye. niho bakiriye papa. Hariya nyine mu kinini bitaga kwa Jambo kera. wahoze umbwira ko hari hatuye abantu b'abatware n'abantu bakomeye. Ni nk'abo Rudahigwa se. Niyo waba Rudahigwa se? Nishyuka. Rudahigwa se wamubonyeho ka? Ndamuzi. Uramuzi amaso ku maso waramubonye? Nase niyo duhaga amata se twajyaga twiruka turabana. Kwa mama Rudahigwa. Abandi bantu bambe Rosalie umukora Rudahigwa. Nari ngiye kubivanga wamura. Mama Rudahigwa se witwaga ndeka? Kabanye nari wenyine. Cyangwa yitwaga Kankazi. Hariya se abandi batwari bari batuye cyangwa abandi bantu b'abayobozi? Benshi Mbuye na Gisanga se ntabwo ugihumva? Ndahumva. Samba yakase? Iwabo w'abami n'abamikazi. Usibye abami ba kera se nta bantu bari batuye hariya cyangwa n'ubu bakihatuye ari abayobozi n'uyu munsi? Oya ntabwo. Gusa ingoma yacu ntuzi ko ari iriho. Ni abami twebwe nyine tutuyobora tugatura nabo bose baracyariho. Ndavuga nk'abantu b'abayobozi uyu munsi bari batuye hariya, nk'umuntu uturukayo cyangwa abantu bari bahatuye. Aho mvuka ntabwo nibo bisubiyemo bitoramo b'abayobora. Tuganira wigeze kumbwira uti perezida wacu uriya dukunda twubaha twari duturanye twarakinanaga kera. Twarakinanaga twiruka nyine kwa Kankazi wabo. Uramuzi neza? Kwa se wabo. Ndetse base wabo banabakubwira cyangwa base
ndetse aho bashyinguye nyine sijya wakubwiye mbere ko ari inyundo ibunyogombe igitisi umanutse mbega ku misiyoni ya ntutse yerekana ukamanuka hasi umanuka ujya ku mucyankuha ugeze imbere ya misiyoni hari umuhanda umanuka ugenda ese perezida wacu uramuzi akiri mutoya ariko baramurutaga cyane naramurutaga ari mutoya bamujyanye ari umwana ugeze yakuriye mu mahanga iyo abantu ari abana hari ukuntu ubona imico y'umwana runaka abona imyitwarire ukavuga uti ariko uyu nguyu n'ubundi yava umuyobozi yifataga neza dukira ntiyaryanaga izabikora ngo atukane kera nta busa bwabagaho twirukaga turi abasazi twese ubwo se mwarutanwaga mute ari wowe na perezida ni wowe wari mukuru cyangwa ni wowe wari mukuru cyane buriya ni nka musaza wanjye wa gatatu nkurikije n'imyaka ye uzabaze ntabwo urude n'iyawe yawe niyo myinshi nyuma se yahabereye umuyobozi nk'umuntu mwajyaga mukina kera unabaruta ubura ko nyine yapfuye se amuhaye 3,000 ambwira ngo azanshakire inzu yaguhaye 3,000 se dute muhuyemo tuvuga ngo aha ni nawe wantaruye ndi bariya mu kiliziya hariya hakurya mu urwo rugendo ukuntu mwahuye ukuntu mwabonanye ukuntu twabonanye bwa mbere na mbere nabunzaga imyeyo iri ikubura mu makuru hariya nta bipangu byari byahajya yari amaze ahagaze gutya gusa uca ku ruhande rw'inzu umuntu wicaye nk'ari imbere y'umuryango batari bahashyira ziriya ngo zitambitse noneho nza kuhaca ntambitse nikoreye imyeyo yibuye ndayitegereza ndagenda umugore wo hirya mu yindi nzu wo hirya arampamagaye ndayimubwira umukecuru awunya aranyitegereza umugore agura imyeyo ishandikije igihe nikoreye ati yewe gakobwa ati gakobwa ndi karameri witwaga gakobwa se oya niko yampamagaye niko yaguhamagara ndamwitabye ati ngwino hano ndagenda ngira ngo ni ukugura imyeyo ndayitura ati ngwino nkubwire ntabwo uti ninde umpamagaye none se wari uhazi ko haba umubyeyi wa perezida se bako bari bahanze bahaba nari nzi ko ari bari bavuga uti baramfunga nari nzi se ko ari bari baramfunga ngiye kumva arongera atari kwegera ati utaza ngo nkubwire akagura ariko kandi buhoro ufite ubwoba buhoro mbona mugeze iruhande aho yicaye ku ntebe afata akaboko arankurura nyiyegereye ariko wowe wifite ubwoba yawo umutima wanjye utuye yesu we ntuhura aha hantu yesu we ntuhura aha hantu yesu we rero ntusenga mu mutima arampobera ati niko ati nturi umwana wa naka ati wayihwana yakubwira papa wawe kuki tunyirengagiza wabaye umukecuru none uranyirengagiza ndaceceka ubwo arangije kundamutsa akomeza amfata akaboko ahamagara umukozi umuhungu wari uhari umusore ngo nazane intebe ndeba agiye kuzana intebe bahamagare wanjye wumvaga se ko baba bagufungira iki kandi ko mpabunze imyeyo ndakora iki ngana yawe ndakora iki niko bamfunga nkazahiramo ntagira umuntu wibwira ngo ndipamo ngeze ngo ntiyezu we ni wowe uzamfunga sinamwibye sinamututse ni wowe uzakura urubanza ngeze mu mutima urongera uragaruka wumva ubwoba burashize ntabaza yezu umutima uragaruka ntabaza ubwoba burashize ndicara kuri ya ntebe maze kwicara ati niko sendi ati nkuru wanaganiye atese ubaye ndahamubwira ariko se ubwo wari wamaze kumumenya ko ari umubyeyi wa perezida wari utaramumenya noneho ndashaka twaherukana kera noneho ati niko yagiye
ati ubu ntukinyibuka yewe ntabwo ngiye kwibuka ati si wowe wajya kunzanira umuti aha n'aha uramwibutse agatima noneho karabye agatima gasubira imbembera uravuga uti ubwo ngarura ubuyanja ubona se koko mu isura muramwibuka neza ko ubwo nahise mwibuka nuko ambwira n'izina rye kuko narisanzwe ndizi arambaza ati papa aracyariho ntayirasanze nagiye atese mukaza atarahari n'abana be bose atese ujya ujyayo ntijyayo aterukayo ryarenze arambaza n'abaturage baho yari abana hari na nyirarume wari uhari twari duturanye aramumbaza ni nawe yarapfuye ariko abana be barahari ati abana be ndabizi babyara banjye njya basura noneho mumaze kuganira gutyo mumaze kumumenya ubwo noneho tumenye turaganira bukeye se nasubiye ubwo se mbere yuko usubirayo ukimara kubimenya ko ari umubyeyi wa perezida muri kumwe murimo muvugana mwarigeze munabana kera wiyumvaga gute wumvaga wishimye ubwo nagarutse buyanda numva nishimye ndavuga nti ntibakifuza uravuga uti ntacyo nkibaye ngiye kwitahira ubwo turangije kuganira arambwira ngo uzagaruke kunsura ubwo ndagenda ibungiriza imyenda ataha bukeye nyine habaye icyumweru njya mu misa hari umukobwa imisi irangiye umukobwa arandondera asohotse arandondera turamanuka natujyana ubwo tugezeyo turaganira agura akabyeri ndinywera agura akabyeri urinywera tuganira atari ko usabye vuba nti none se nagirane ubwo ni mu wuhe mwaka waba wibuka umwaka wahuriyeho n'umubyeyi wa perezida ni kera none se wapfuye ntamaze imyaka amaze umwaka n'igice rero umwaka n'igice muri icyo gihe se wajyagayo kumusura muganira nagiyeyo ubwo hari ku cyumweru turaganira baramperekeza bukeye ndongera nsubirayo ubu se umuhungu we ari perezida wacu yaba yarigeze agusangayo byibura ngo akubone ntabwo nigeze asangayo we ntabwo murabonana kuva yaba umuyobozi muherukana mukiri abana dukiri bato ariko nyine yaramubwiye ngo aramenya barakuzi nyina arambwira ati nzamukubwirira tugashakira ahantu wibera ati uzamererwe neza ntiyi nibwo rumukubise rumujyanye wanga ndamabara baje no kundeba ngo njye kumushyingura basanga nagiye ku kiliziya ntabwo wigeze ujyayo kumushyingura ntabwo nagiye mu ruhango bamushubije iwe mu rugo usinzi ukuntu bayigize barayitatse aho bamushyinguye mu nzu urumva ko wavukiye rero hariya za Bunyogombe waje kuza mu mujyi wa Kigali i Kigali wamaze igihe navukiye imbore ariko hose nyine hari abavandimwe nkahagenda kandi gusura ni ugushishikara abana bakera ko twabungaga se twinywera amata twiruka rero ya jenoside waje gutura ahangaha gute wahageze ute kugira ngo njye Kigali nazo ngo n'ibishuko niyo yawe byagenze bite mukecuru nari mfite umuhungu wiga amashuri aramenuza abona akazi hariya aho bakorera indege ku kibuga cy'indege undi nawe yakoraga mu Kiyovu n'abazungu ubu umukobwa wari yarize amashuri akora mu buvuzi n'amazungu yarize amashuri yo guteka bari batatu abahungu bari babiri n'uwo mukobwa ubu rero ku kibuga cy'indege niwe wari imfura ari mukuru ati Kigali ni heza n'abasazi nimuze ati Kigali ni heza ni heza nawe ariko uhita uvuga uti aho hantu ngomba kuhagera wise nibo babijyaga mu gise n'abagambirimo reka babijyagamo na ise ntiyaje akamara umwaka se bakana naranze kuza Kigali wowe waranze kuki se wari waranze kuza Kigali nari mfite ibintu byinshi ingurube inka ihene n'inkoko n'urutoki mu cyumweru yengaga kabiri n'ubu ngubu rubaho uravuga uti ntabwo nabita ngo iki Kigali
ikibazo ndahagenda hateye imigozi irahasiye. noneho rero waje kubita bya bintu uraza i Kigali byagenze oya buretse aha urabyumva ise baramujyana nsigarana n'abana dore mfite abana 10 ryose ndifite bakuru bize amashuri bajyanye ubu bose baracyariho muri jenoside bose mba nitemo akarubu oya mungaba mukirenge n'inzungukazi tugera abana banjye badipoloma abana bane bari bafite dipoloma bose abana banjye kandi baradukunda ntabwo bari ibirara bari abana beza twarize neza bafite uburebure jenoside rero irangiye abantu bakamamagara ndi mu murimo nagira gutyo nkumva ihene ziragongerera imvura ikaba irahindura ndagenda mbagako nanirwa no guteka sinjye abana nabo barantaye kuko wanze kuza i Kigali barantaye bisanzwe bamaze umwaka naguhamagara umuntu kwega ibitoki akazana n'ubyaro bakire nabahamagara kumenya ibigwa kumfasha kumenya ibigwa iyo akazana n'ubyaro n'umugore we n'abana be bose bakanywa nkasengera injerekani ebyiri kandi ubu nari kujyanisha nuko ngeze aho gato ikigori ibi bintu bimariye abana baragiye ise yaragiye ndagukorera rubanda mbatuma ndavuga uti nanjye mujyana i Kigali mbatuma maze kubatumaho baraza inka barazigurisha bamaze kuyigurisha ihene nazo byose nakumvise barabirangiza bamaze kubirangiza rero nibwo nanjye bakurisa urazamuka badukodeshereza ku Giporoso uhamara umwaka natu ngiye kuzinga n'amaboko ranjye mu bitugu haranje niba wowe nuko ubwo waziraga iki mvura akarura waziraga kudakora ukora ibyuka nicaye byamenze kubyuka ndya ibyo nariye n'inzira bikihambiriye mu nteko ubwo noneho ntabwo niga gucuruza ubu wacuruje nkagera ngatangura udutoki mu gitondo nkaducuruza kuko n'ubundi nari nzi gucuruza nkiri no mu rugo najyaga ndangura inkoko muri Gafunzo ahantu hitwa muri Gafunzo inkoko z'ubugasera nkazijyana mu masoko niganira n'abagore noneho umugore aza kumbwira ati yewe ni ati wacu hariya nyine ku Gashoro hariya Nyagatovu ati hari inzu ihari ati uzaziriye ati muyiberemo ati nyirayo yarigendeye njya kuyireba ndagenda ntera induru baraje bukeye barayirisha tuyijyamo niyatishiriza imirimo hariya muri Rwasiro nkajya nitabira umukecuru ubwo noneho icyo gihe watishaga imirima sinasubira kuzinga icyo gihe watishaga imirima wari ugifite abana bari bahari nyine bose nta muri taraha nuko ndagira sinakubwira ibishyimbo ibijumba ibigori byose biraza ndongera mbere gasubira imyaka nk'iyo mu cyaro nkajya nsarura ngahura akagira gutera twari tuhamaze imyaka 3 yose nuko nibwo rero ikizeje rero barabagambanira ngo ni imparamafundo barabatumagura n'imvura ubwo imparamafundo ni abantu bameze bate ni abana nyine b'umuntu nibo bitaga imparamafundo ubwo bakaba bashatse gusobanura iki n'abakozi ngo barakora cyane ntacyo tubuze n'ikimwe ngo twavuye mu Batutsi mu mayaga nuko baza nijoro baratemagura gushyiraho ibice no kubarura barigendera uyu munsi rero bagiye kunkubita ngo barange banteme umugabo ahanuka nk'agato afata uwo mugabo w'umuhoro ati uyu ni umukecuru mureka atadutera umwaku bakazanadufunga yadutera umwaku afite umuvumo mureke se ubu ntitumwishe ntitumurangije kubera yuko bari bakwiciye abana noneho ufite igihoro benda n'ubu ngubu dore ngaho
nkagenerwa kwita n'ubu haba iyo hanze hajya hagaruka hajya hagaruka nuko barigendera burakerera abagira neza wasanga mwari amaraso y'abo bantu bankuramo bashyira kuri sitade hariya tuhamara icyumweru. Ndeka noneho turenga aho ngaho abana bawe bamaze wari ufite abana bangahe? 9 bose barabishe usigara wenyine. Ubu bari 10 uwa 10 ni uri hano. Uwa 10 aracyariho nawe murabana hano? Yarashatse se cyangwa? Bafite abana n'umugore mu cyaro. Yibera ahantu ahubwo bita Ifati. Hanyuma papa w'abana bose? Papa w'abana we aracyariho cyangwa? Kandi baramutemanye n'urwo rubyaro rwe. Baje n'injoro turyamye. Babatemana n'abana bakenda bose basore bakora ku kibuga cy'indege bose bose. Noneho ndashaka ngo tujye kuri ubu buzima nyuma abana bawe bamaze kubica n'umutware wawe usigaye wenyine. Yagiye muri Zaire. Wewe wahise ujya muri Zaire? Natokoje nimba baroni iki no muri Zaire. Mbayo buke babacuye nanjye bijye waje mbere. Nazanye na Banyiranza yine bari mu gihugu. N'abakasana. Noneho ugarutse mu Rwanda? Ugarutse nyine baradutse. Umaze kugera mu Rwanda? Oya naraje. Ubwo nyine nzara n'abandi. Badutumbikira kunza hariya nyine kuri stade. Turahaba. Noneho bakajya baje bateye umuntu uwo aho yari atuye ni akajya kuhabereka. Baba basanga nta zihari bakahubaka bakamucumbikira ahantu bakahubaka. Basanga hari inzu akahita ayijyamo. Noneho njyewe rero ukuntu naje kubaho tujya mu muryango. Ndashaka ukuntu waje kugera ahangaha uyu munsi twagusuye. Si byo ngutangiriye se ngiye mu muryango remezo bwo ku cyumweru. Noneho uyu iri kiriya gipangu yari mubyara w'umugabo wanjye. Noneho abo bantu bavuye muri Zaire nimubazane badusuhuze baturamutse. Ndahaguruka bati yewe aturiya ndamuzi umuhano abari bavuga ngo arakuzi. Josiya ati mu mpano mujyane ndamuzi. Ati n'ibikorwa bye ndetse ndabizi. Ubwo turaramukanye nuko turangira umuryango remezo amanukana tubana gutya twabaye imyaka 2. Niko kukuzana ahangaha? Mw'iki gipangu nyine nimwo twaba. Arubaka noneho aho hasaguye harahaha. Ati hubake nawe akakaruri. Haba nubwo nakuze ubundi gapfazo bagusohora ukabura aho. Ariko reka ngo hakawe. Reka ngo hakawe ujye kwabana. Umukecuru none umaze kubona aho ubaho urambika umusaya ariko ntufite abana ntufite umugabo ntufite umuryango. Ubuzima wabutangiye gute kugeza n'uyu munsi kuba? Ndi kumwe na Yezu. Bari kumwe na Yezu. Reka mbere kumwe na Yezu na Mariya ho ndi hano. Nibyo nkora byose tuba turi. Noneho ubuzima bw'uyu munsi rero baye ute urya ute? Iyo urwaye wivuza ute? Ubuzima bw'umunsi? Reka nta ndwara najyaga nkunda kugira. Reka da ntayo. Hari najyaga nkunda kugira ngo aho umuryango nyabati akabaho te. Ndabona icyambere ntibishobora nkabona ahubwo wabura kwambara. Icyo nambara Yezu nkabona umuntu ampaye nk'akajana nkakabika ndoya mpa 50 nkayibika bagakuramo akenda akambara gutya. Ati ufite imyaka ingahe? 95. Ku myaka 95 twahuye hano hanze ugenda mbona wikora ikintu. Nabonaga wikora ikintu cy'igifuka kinini cyane ziriya mbaraga. Ni ukwihambira. Mu busanzwe se winjiza agafaranga ugakuye mu kintu ukora? Muri biriya bishinga umuntu ampanga 100. Biriya nabitwariye 200. Biriya bishinga ubu bivanye he ubijyanye? Mu ngo hirya. Ugenda ujya uca mu ngo z'abantu? Ubu barakumenyereye ufite ibishinga mu rugo baraguhamagara ukaza ukabijyana. Barampamagara cyangwa ukavuga tuzaze ntware ibishinga. Akabumpa 1000 akabumpa 100 akabumpa 200 nuko nkabona indwaye. Ku myaka ufite n'imbaraga nabonaga ufite nkeya ni ukwihambira.
nta mbaraga ni ukugenda nitura hasi dore naguye nk'ubundi mu muhanda ahantu hari igisebe n'aha hari ikindi turi aho ngaho iryinyo ryasaditsemo kabiri nikoreye biriya bishinga. wakomeje kumbwira uti Yezu anyitaho nasanze ufite n'agatabo k'indirimbo hano gusa ujya ubasha kuririmba tugiye kuririmbana nk'akaririmbo wumva ukunda rero ndagufasha ka gatabo harya twagashyize he ka gatabo kawe reka babe bakaturebera ariko se ntayo wibuka mu mutwe twaririmbana ka gatabo kawe ndakabonye ngaka turebe indirimbo imwe se uraza kuba uyizi iyo mbona yose hari akangaka kitwa komeza inzira tukaririmba nihoraho amahoro yawe nihoraho hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe none reka turirimbana kandi hano gatanya mu buzima bwanjye bwose nziringira Imana nangiye gutsindwa nzambaza Imana iyo nyir'ubuvunyi nitanga imbaraga ubwo namenye kunkunda nzajya nyiyongeraho niyo mukiro. Mukecuru uzi kuririmba nari mbizi kera ubu ni ukuzajabiriza ntabwo nkimenye none se agatabo nakaguze ntabishoboye none se aka gatabo mukecuru akaguze uzi kugasoma neza rero gasoma bakarangiza none se ubyagenze sibuwe z'Imana ndasoma nkavuga inyuguti imwe amarira akaza ngagumya nkagira gutya ngira gutya. Mbese mukecuru ubundi gusoma kera wari warize wabikuye he? Mu wa gatanu se sinawize. Wageze mu wa gatanu? Wa kera kinakubwiye ko bigaga inyuguti ariko ni nagatigise mu byonyine. Ubu se hari inyuguti wibuka? Tuzwa n'iki se ntabwo ari inyuguti. Ubu se nagira ku cyapa umuhanda nkayoba. Ubu icyapa ukigeraho ugasoma niba ari nabunga naho nkabisobanukirwa. Mukecuru nyamara uracyafite imbaraga no mu mitekerereze kandi naze rwose hari akandi karirimbo se uzi wibuka mu mutwe kumurikiza ariko utarebyemo hano ntabwo wibuka mu mutwe iyo urebye hano nibwo ukamenya nanjye rero hari ako nshaka turimbana ni wowe mugenga ntacyo tukaririmba ariko tutarebyemo hano wanjye Yezu wandiriye ubuzima nzagushimira ni wowe hari kandi twaje tuje ni wowe waza ukandirimbira nitwe duherutse kugusaba uduha amahoro turengere ubuzima warabiduhaye urabyuzuza none natwe twaje kukubwira n'abacu ko dushimiye si Yesu ngiyi cyangwa roho w'Imana ngwino ako ngako sina roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore ngwino hafi yacu mu buzima bwacu maze twiyoborere dusingize Imana roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore ngwino se mugenga utugende twese utuyobore inzira
Erega nijoro Mukecuru nyamara uri umukristo ariko bikomeye cyane. Ariko singibishobora. Mukecuru ubuzima ubamo bwa buri munsi yaba ubugoranye yaba ubworoshye bwose burangora. Kuba uri umukristo hari icyo bigufasha kugira ngo wihangane buno buzima. Ni nk'iki se? Urumva hari nk'umukecuru uri mu buzima nk'ubwo urimo ariko nyamara watari umukristo. Ubuzima bwawe n'ubwe urumva butandukanye. Ahora n'amaganya. Ariko we ntabwo. Ariko ugemura nishimye. Uwo buhoro. Ndi umujeni ndi tayari. Uwo uri umujeni uri tayari. Kandi niyo uhuye n'abajeni dore muraganira mukisanzura. Urashinze kuvuga ngo oya. Ufata umuntu ukamusuhuje nawe ukamufata uko umusuhuje. Uko agusuhuje niko mufata. Wahoze umbwira kare tuganira aravuga ngo kera nta busa bwabagaho. Nkuko tuvuga ngo mu ngo runaka ngo nguriya mwana ngo yambaye ubusa. Reka kera nta busa bwa udabizi ko nabyirutse nta mwenda ngiye nawe ubonye njya kushingira. None se ubusa bwavuye ibyo kuvuga ngo umuntu yambaye ubusa. Shitani yamanutse mu ijuru. Iza ku isi. Mukecuru reka nkubwire. Hari ukuntu usanga kandi nk'abantu bakuru nkamwe muvuga ngo nk'umwana w'umukobwa wambaye ijipo ngufi ukavuga ngo yatwambariye ubusa. Yambaye ubusa nyine. None se kuvuga ngo kera bwagaragaye se. Ubwo busa se bwavuye hehe none? Bwavuye no muri radiyo na hose ko wavuga impuzabitsima ntiwabishobora. Iyo mpuzabitsima se ngo impuzabitsina ugasanga barabivuga mu ngaho. Kandi kera ibyo ntibyabagaho. Ibyo se kera ntibyabagaho? Reka. Mukecuru byabagaho? Oya. Ntabwo byabagaho ntabyo. Wabaga wagenda vuba ejo bundi muri radiyo. Wabaga wagenda wiyambariye uko wavutse kandi abantu ntibabona ari ubusa. Ubu n'ababyeyi bituraga hariya bakirongera ibijumba bakawukura inkanda zabo bakazishyira hasi batambaye bagasiritana hose. Barangiza bakambara inkanda bagaheka abana bakikorera amabataha. Babakikije abana muri inshuke muri bakuru bati mumenye iyo bana tugiye gukaraba. Ntubarebe ntibakurebe. Batabyitaye. Ari uwo gahinda kubu kaje gusambana. Hano se ujya ubibona hano hafi ukabona nk'aba ubwana usanga buri aho ngaho mu gikoni cyanjye. Bungana bane. Bukoramo iki se? Bicaye aho ngaho ngo bararongorana. Bavuga ko ari ukurongorana. Ari utwana dutoya? Ari utwana. Nk'utw'imyaka ingahe ka? 6, 5. Ibyo bintu bakaba babizi? Babizi. Kuko se urumva isi itaragushije ishyano. Ni ugusenga. Ni ugusenga isi yararangiye. Nta si tukirimo yewe. Ntose twaba turi heze. Nta si tukirimo cya gihe cya Sodoma na Gomora. Cy'Abisiraheli. Ngo cya gihe cy'Abisiraheli yeze bakura muri Egiputa bajyana mu kindi. Ubu niho turi. Ubu natwe Yesu aratuburagiza nuko tutayireba. Yatwimura tujyana ahandi dukura ahandi. Nuko tutabibona. Se mukecuru wabatijwe ufite imyaka ingahe niba ubyibuka? Reka ngo naragahinja biga amanywa. Biga amanywa ubwo ni ukuvuga kera abakirisitu batari babaho. Za kiliziya zitarabaho. Ugasaba kiliziya itarabaho abakirisitu basengeraga hehe? Nta basengaho. Ese wabatijwe ute kandi nta bakirisitu? Bigaga amanywa ababyeyi bagira abana bakababatirisha nabo babatijwe. Nicyo gihe ngo nabatijwe. Niko wabatijwe. Ariko igihe cyo gukomezwa cyo urabura. Nari mukuru. Nakomerejwe mu ishuri. Nakomerejwe mu ishuri ndi mukuru kuko papa yatekeraga abapadiri. Papa yatekeraga abapadiri. Ubwo urumva ko mu muryango wanyu hafi ya hose mwari muri mu idini gatolika n'ubundi. Papa yatekeraga abapadiri agakora n'imizinga y'abanyabise no mu iseminari. Wahoze umbwira ko ngo wajyaga guha ubuki ngo ugashyira ngo abatware. Umuti wabonye mwiza ntawe utivuzaho ibintu. Kera niko inda yari imeze. Umuti wa mwiza uri mu buki bwiza inzuki ziwuhora ziwuvumbika n'ubuki. Yarawutebaga nijoro akawuzana akawushyira mu ipamu. Yari afite ipamu nini. Uwo nguwo mwiza akaba ari uwanyu. Imizinga 60, 70. Yarubatse ikigo cyaho kiri imizinga. akayishyiramo nyine akajya awuhakura ubuki bukajya muhira.
rero wari wagikunze kurya ubuki cyane niyo mpamvu gifite akabaraga ubuki cyane n'ibinyagu byose tukarya umukecuru ari ubuzima bwa kera muri abana bato ubuse bararyiki ntacyo n'abana bo nta inyanya n'urusenda uzi ko kera wazanaga urunyanya bakagukubita intoki wazana ikirayi bakagukubita none se waryaga iki ngo ni intofanye ngo zirica inka ntabwo wabizanaga mu reka ibirayi barabibaga bikahama mu murima batwo bakabitoragura n'abatindi batagira inka ariko banza mu rugo rw'iwanyu hari hakomeye abatindi nibo batoraguraga ibirayi aho babiba mu ibibo kandi byarimezaga no mu bitovu no mu gasozi bikimeza ibirayi kuko warakizanaga se data ntibagukinaga wabodaga n'urunyanya ruhishije bakagukubita kera se ubwo ntabwo abantu baryaga ibiryo birimo inyanya reka da babishyiragamo amavuta yiwe n'igitoki kigatekwa n'amavuta yiwe n'amamesa bayariye nyuma y'ubundi kubwa kayibaha none se reka none tureke ku bijyanye n'ibiryo imibereho ukuntu abana ubona bubaha ababyeyi ukuntu abana bitwara n'igihe cyanyu ubona bitandukaniye iby'uyu munsi n'igihe cyanyu ubu ni muri viziyo muri viziyo nawe uba uyibona muri viziyo se bimeze bite keretse ko nta mwana watukaga umuntu cyangwa ngo amurewe n'uko hariya muvuge naho ubundi umwana urajya kwicara wihagarika gusa umwana akarunguruka wagira ngo ugize gusa umwana ukabona arakurunguruka ntabwo abana bagitinya aho kera se gutagaho naho yiyuhagira ukiruka ngo ataguhekesha inyondo kera hariho inyondo umuntu yayihekaga ari uko bigenze ari mu bitugu akayiheka cyangwa iby'imbere bikahava bikajya mu mugongo abashi ngaha ntabwo ndi bubyemere urabyemera uzabaze n'amakuru ntuzababura bikaba imbere bikajya mu mugongo bakakuvuma ubwo si umuntu abashi babunzaga ibitare bakabunza n'ubutega bakiniraga imitwe ukageraho aho gutya aho inyuma n'ikibuno byose bikajya wabaseka niba utarabaseka wowe ubona wisekera wenda ukina n'abandi bana nabwo bahekaga inyondo ubu se uyu munsi aba bashi urumva bongeye kubaho baracyabaye bakababaye abantu nk'abandi ubu nta kibazo nta bashi bakiriho ntabwo baracyabumvikiye reka babaye abantu nk'abandi nabo babonye ubukirisitu ntibakigumana nk'abakera kandi noneho ndagira ngo twibukiranye ibihe kera ibihe wabayemo ni nk'ikihe gihe cyiza wibuka ukiri inkumi rwose ukavuga uti nabonaga ibya kera byo byari byiza ni nk'ibihe bintu noneho ujya ukumbura ukavuga uti ibi bihe ndabikumbura we byabaga byiza nta muntu wamenyaga ubusa bw'umuntu runaka yambaye ubusa oya ubwo nk'iyo umuntu yabaga atambaye se ko ubusa butabagaho bavuga ko yambaye atambaye ninde se wabivugaho abantu babonaga ari ibisanzwe ntabwo ni ibisanzwe byose umukobwa bamuhagagaho afite nk'imyaka 20 akakambara kagakana mu bitugu hakabamo indi gahamaka kandi ukabona nta kibazo abanyeshuri babahaga utwenda twa gitane tw'imikara bakigana yava kwiga akagakuramo akagashyira hariya akagenda yiruka akajya gukora imirimo harya wambwiye ko wowe wize amashuri nkangahe mu wa mbere yo kugera mu wa gatanu icyo gihe wabaga uzi gusoma no kwandika se hari amagambo y'icyongereza wize icyo gihe icyo gihe si ibyongereza byari biriho wowe habagaho ibikize ka mbwira ibyabagaho kuko icyongereza kigaga abajya mu bisipirani ubusipirani nibo bagendaga bakabashyira ukwabo bakabigisha icyongereza naho mwebwe mwigaga muki reka ntacyo mwigaga gusa inyuguti n'agatigisimu gusa n'agatigisimu ubusuzi imibare ka ubuzi imibare nari nyizi cyane ubu ufashe rimwe ugateranyaho rimwe wamenya ngo ni kangahe uteranyaho kabiri nyine oya rimwe uteranyijeho rimwe biba kangahe ugenda uteranya nyine uterateranya imibare nyamara akabuze ubwenge kandi uracyabyibuka buhoro wambwiye rero ko perezida w'u Rwanda mwareranwe wamubonaga ari umwana mutoya uyu munsi umubonye ni nk'iki wamubwira ntacyo ndamutinya uramutinya gusa
oya ariko aba yagize ati avuze ati gira ikintu nsaba kimwe niki wamusaba reka ntacyo use nta kintu ukeneye iyo ukeneye ikintu usaba Imana kandi ikaguha vuba kandi ikaguha ubu rero ibya byose ubisaba Imana nsaba Imana niyo ubwiye uti ndinda kujya mu muhanda gusabiriza no gukoza Yezu isoni wahoze umbwira ngo hari abantu bakubona ngo bakibwira ko ushobora kubona umukecuru usabiriza bikubaho ni iki kijya kikubaho oya ibyo nakubwiraga naho nkora noneho bakazana nk'ibintu nababwira nti nk'ubu muri korona nyine amafaranga yabuze nabavuga ntuba naraye ubusa kandi mfite n'amadeni namwe agasukari k'abantu bati isukari niyo wabuze bakazana nk'isukari bagashaka guha isukari kandi barakorera amafaranga cyangwa bagashaka kumpa ibiro bibiri by'umuceri cyangwa ikiro cy'umuceri nkabyanga danze kuki utabifata kandi yibona amaye danze zayi ngo kwa abakecuru ngaho kanone tubona ibyo kutagaho kare uti mbese utinyuruka